iby'isi n'ubusa nshuti ntukabyirate, n'iby'uyu mubiri nabyo ntukabyirate. Niwirata wirate ko wamenye Imana, ukamenya kwigukunda kandi byiteka. Izere Imana n'urukundo, uko yari ejo n'ubu ni kandi niko izahora. Abayizera duhora tunezerewe, twakuye amaso yacu ku by'isi, duhora tuyahanze mu ijuru, dutegereje ko Yesu azerekanwa, tukerekananwa nawe turi mu bwiza bwe. Icyerekana ko iby'isi byahindanye, ibyago byaba